batazi n'ubwoko bw'inzoga zisigaye zinyobwa. Abana barasinze muri yo muranagerageza kubakontorora. Barasinze like ntabwo byeri imwe ebyiri zishobora kumugezayo. It can't. Ni ikesi no kugira ngo umwe tuno tubyeri dusanzwe twatundi twa Amstel, twa tundi twa green twitwa twa Heineken, hari n'izindi zaho zari za Bralirwa za Dange za Mitsingi, oya zo bamamazaga ngo mark of a man, za Turbo, Tabo, Turbo bodi ni imodoka. Turbo, imodoka ifite turbo ni ukuvuga ibifata umwuka wo hanze yongera moteri imbaraga, uburyo moteri igena inshuro 5 kurenza izo yagenewe. Hano umuntu wanyweye turbo nawe ibaza umuntu wanyweye turbo, ubwo bwonko baba buri bukikube gatanu. Bwa mbere mbona turbo batujyanye mu ruganda nk'abanyamakuru, Bralirwa igiye kutwereka turbo izo gasohoye. Abanyamakuru twatembereye uruganda, Bralirwa ikora akantu pe tugaragariza amafaranga bashoyemo, batubwira ko ari inzoga ya Dange. Ahaza kuvuga nituvanga muri uruganda turanyuraho aho twateguye aga cocktail tunabereke turbo musomeho mutwumvire. Abanyamakuru benshi baje badashobora kugenda. Like they can't stand. These people were drinking, they couldn't. Ntabwo bashoboraga guhagarara. Yaba kamera yawe yari body sensitive nari guhagarara na igahagarara. They can't stand. No kuva mu modoka kugira ngo bajye wabo. Byasabaga bazima kubaterura. Ibaze inzoga yitwa turbo. Naje nyuma y'amezi 6 naje kujya gukorera Igisenyi. Umugabo yakoraga muri banki, ari jera wa banki imwe Igisenyi. Aragenda ayinywera kuri Auberge. Aparika imodoka, atashye yibagiwe yuko n'imodoka yihasize, ataha n'amaguru, araryama. Abyuka the next day abaza mu rugo ko nta modoka, basanga nta modoka ihari. Umugabo ati bayibye, ahamagara ku kazi iwabo bati nta modoka ihari. Ahamagara polisi imodoka bayibye, basanga iparitse kuri Auberge. That is the drink your daughter and your son is taking. Akibaza inzoga yitwa turbo. Ikibazo nye nibaza ababyeyi, buriya buyoga bw'ifuro ntabwo bukibafasha, barabanze bakikubita icyuma. Izo bita icyuma bwa buyoga bwa rakeji. Ni nyinshi za zindi bajya bamamaza n'izihe. Hari izindi zitwa Rwanda waragi, izitwa ibyuma ni byinshi cyane. Hariho iyo bita yo numvise barayifunguye, iba yitwa Noblis. Yes, Noblis. Ushyiraho ugahumuriza, it's warage kasese, warage pure warage. Neza. Hari niyo bajya kuvomeka Yonza ku ruganda, bagenda mu kajerekani bakagusukiramo kanyanga. Ariko yo mu ruganda yemewe na RBC, niba RBC. Now urubyiruko muvuga munyweresi banyweresi barasinze kera. Even the time mukoresha mu bahereza zo kujya mu kabari, babona umwanya wo kujya kurangura, bakazinywera mu apartment no mu bipango bikingira muri za house party. Ikindi urumogi rwuzuye mu Rwanda, urumogi. Kandi ibintu byo kuvuga ngo babana b'urubyiruko ngo basutse dread ngo bomye iminwa ngo nibo barunywa, no. Abakire bari muri Kigali birirwa banyoye urumogi. Ugasanga imodoka ya V8 iparitse mu tuzu turaho, ukagira ngo ari mu bapfumu, yagiye kunywa urumogi, yagiye gucoma. Hari n'abantu b'abasirimu mubona hano muri Kigali mbizi neza kuba nk'urumogi. Nese ko urumogi ruri mu byaha kurucuruza bihanwa cyane, none se rwinjizwa nande? Ni ikibazo.
wavuga y'inzuki ubukini bwareba umuryango gerageza kumbaza tuvuze ibyawo bwacya bukira ariko mu muryango aho duturuka ariko ikibazo kiri ahangaha ari iki buri muntu wese umurikira simvuga yuko ibyo mukora ari byo zibacira yiteka ariko pause fata akanya gatoya unasindutse uvuye mu kinyi izo nzoga ziriho zirakugeza kuki tuzazivugaho hanyuma rero abakunzi bacu batubwiye ati mutuzatubwire ku muryango muzatukore ikiganiro ku muryango umuryango ngira ngo naho dukomoka naho dutuye itegeko nshinga rivuga yuko umuryango ari we shingiro ry'igihugu umuryango niwo shingiro ry'igihugu yego bivuga ngo umuryango uramutse upfuye igihugu cyaba kirangiye mu miryango yacu aha dutuye ibintu urabibona gute urabona umuryango nyarwanda umubyeyi ari kumwe n'umwana arafata uburere ku umubyeyi aracyafata inshingano ku mwana cyangwa byabaye twimenye byarivanze ku buryo umwana asigaye azi byinshi kurenza umubyeyi we donc tekinoloji yigeze ubu none ahangaha n'ibintu by'amarorerwa by'imico y'abatagira umuco ya mico mibi twese kuvuga y'abanyaburayi bafatanyije n'abanyamerika irinjira mu rubyiruko inyuze muri tekinoloji ya za social media uburyo umwana aba yicaye nawe muri saro areba muri telefone isi yose yayigenze wowe uri aho ngaho ufite akazi ka leta ngo uri umujyanama wa minisitiri uhembwa 100,000 we agakora ubucuruzi bwo muri cryptocurrency akinjiza amafaranga menshi akurenze kandi adahagurutse ahari yego mu buryo buri economic urumva ko abana bashobora gukora business base badashobora no kuba batanazi umwana akaba afite amafaranga ise atazi inkomoko zayo umwana akaba hari ibintu nk'ubwo business ikorwa gucuruza amafaranga hari app ibihari ikwereka ko ushobora gutanga tuvuge amafaranga 50,000 yego ukagura amafaranga y'amadinari yego kubera ko utekereza yuko mu masaha ari imbere ku isoko ry'ivunjisha mpuzamahanga amadinari aribe yazamutse yazamuka watanze 50,000 ukinjiza hafi miliyoni nk'ibyo bintu ntabwo umubyeyi yabimenya business it's an app hanyuma ku kigendanye se n'uburere icyo mvuga bwa burere umubyeyi ntagifite ntakiri isoko y'ubumenyi ubupfura no kumurebera ejo hazaza umwana ejo hazaza arumva ko umubyeyi atahafiteho n'amakuru so what are you going to tell me you have no idea nahisi igeze ndeba abagore basakuza ngo bangavu ngo baratwita hari debate ngo babahereze contraceptives ubwoko bwa sex bw'imibonano mpuzabitsina urubyiruko bakora ubu ababyeyi babyumvise bakabigeraho amakuru basara bakiruka byamera nka bimwe byo muri biriya ngo ntibigeze babibonesha amaso cyangwa babyumvisha amatwi bakwiruka a 17-16 year old girl ari muri apartment arakora na sex n'abandi bantu batatu icyarimwe then wa mugore wa undi ufite amajipo n'iki uhembwa 500,000 nta nubwo ushobora kubyumva what happens muri party babohereza bivuga ko ababyeyi ntacyo twabaveba kubiri gukorwa n'abana babo ni technology ni ikindi nzi umugabo aho ushobora kuba umuzi w'umunyamakuru sindi bumuvuga yagiranye ikibazo n'umugore ariko kuva bashyingirwa
umugabo yahagurukaga agiye ku kazi akatsa imodoka yambaye utwenda twe twiza agenda umugore agahaguruka ku kibuga agataxi kamuvuka kamugeza ku kibuga agahita ajya Dubai mu bintu by'ubusambanyi umugabo akaza gutaga asanga umugore ari aho ngaho with good dollars yavuye gucuruza umubiri. Uriho urumva ko no mu ngo birimo, no mu ngo urumva n'ababyeyi b'ikigeni naho hari ikintu cyitwa ubutinganyi mu rubyiruko ku rwego udashobora no kwemera. Hariho n'itsinda ry'abakobwa ba Kicukiro ry'abatinganyi bafite utubari twabo, hakaba n'itsinda ry'abatinganyi b'abagabo jya mu nkiko niho umenyera ibintu byose. Agatandukana n'umugore ngo yanze kumuhereza sex inyuma ngo kuko umugore yamwangiye ku mugabo amurongora mu kibuno, ingo zigasenyuka. Aho ngaho hagati umubano w'umugabo n'umugore niho umwana yagakuye uburere, urugo ruba pya kubera one issue element ikomeye. Umugabo wawe ugasanga baramurongora mu kibuno, kandi umugabo watangiye kurongora mu kibuno nawe ubwo ntabwo ashobora gutera akabariro mu rugo rwe, aba yamaswangirika. And abantu bashobora kunyumva bakavuga ati Mugabe yashobora kuba agira ngo sex nicyo kintu gikomeye mu muryango. Jewe nemera yuko umugabo ufite cyangwa umugore ubwo bukwe bwabaye yuza kumenya ko umugabo wawe yari ikiremba nibwari kuba. Sex is the main pillar in marriage. Hanyuma abagabo benshi bagira ikibazo marrying a beautiful girl ariko batari compatible sexually, yagera agatangira kumucheating, akagira umukobwa akodeshereza mu nzu yindi akaba side chick. Ibintu bya side chick birahari biruzuye muri Kigali. Abagabo bafite ibiro za kabiri imyaka 18 ugasanga afite iPhone 15 Pro igura miliyoni n'igice, 15 miliyoni imwe n'igice, miliyoni ebyiri. Telefone utazi ibirimo we arayikwereka ugasanga hano ifite kamera. Ikibanza cyawe waguze rebero telefone, umwana telefone afite irakirengeje, gusa uravuga iki? Izo wazuvuga iki? Ababyeyi umwana aragusaba uruhushya ngo agiye Gisenyi muri pati cyangwa mu kirori, aho kugira ngo agiye Gisenyi akajya ku kibuga mu minota 30 cyangwa isaha imwe bari Lagos muri Nigeria saa 11 n'igice cyangwa se saa bya bintu byo kuvuga ngo umwana n'urenze saa 3 wakasa moya akaba yageze mu rugo avuye Lagos. Mu mufuka wafite ibihumbi 20 by'amadolari, ibihumbi 20 by'amadolari turero turabara muri miliyoni 2 n'igice, miliyoni 20 ahubwo miliyoni 20. Wowe uraho ngo urabunza ka Suzuki gaparitsa aho ngaho nako kagenda gacumbagira ngo urise suruba yakumvamo ko ibintu byarivanze cyane. Ukabona se ko impamvu ababyeyi babuze ijambo ku bana byatewe n'iki? Technology si yarabasize, cya kabiri. Urumva kugira ngo hano umwana wawe nuko ubuzi ibyo umurinda, ababyeyi nabo niba bizi. Most of these parents they have never gone to the club. Mu Rwanda ubona kuvuga ngo ugiye muri club babifata ko ari ikibazo gikomeye. Abasore basigaye birirwa basutse imisatsi y'abagore, umugabo akajya muri sara akamara isaha yose. Umugabo n'ubwanwa n'iki saro barafite abamutsiriti bikanu, ubuhehesi, ubusambanyi, ari uhana umwana, ari se, ari nyira byabaye agatogo byarivangavanze cyane, and you cannot stop it. Hanyuma biragoye kuko bigusaba kugira ngo utange n'uburere bw'ibanze, bigusaba kubindyarya ukavugira uburenganzira bw'abana ngo abangavu basambanywa ukabyi kandi mu by'ukuri we mugore ubivuga umugabo wawe does that
your husband does that and you don't know. Ko urengera abana bango bo gusambanya umugabo afite abasambanya babandi. Yeah, of course. So what are you talking about? Donc morality, urumva urabona umutima namba uvamo icyo nita morality ubushize numvishe navuze morality ni wakimenya ariko umutima namba morality y'abantu yararangiye. Hari umugabo umwe ukomeye yahoze ari umuminisita n'ubuvuga izina ribu ni namamagara ndabyihakana ngo musobanure. Umugabo ari umuminisita yaramamagaye ngo tujye kubonana hari akadiru namushakagaho. Nsanga ari ahantu muri apartment aho yanyoboye ndaparika ndinjira barabanza kunsaka n'ibiki byose ndinjira ngezeyo nsanga twavuganaga bari nko kumuhereza bro job. Bari kumuhereza bro job ni iki? Ikibazo ndabona tugiye kujya tuvuga indimi zidasa nka bamwe bari bari kose urumva kwaza niba utazi ibyo ari byo wabirinda umwana wawe. Thank you. Now that's a good example. Ababyeyi babanze babikore kugira bro job is. Ababyeyi babanze babikore kugira bazabone uko babirinda abana babo. No, bakagobye kuba babizi. Babifite amakuru. You don't know what it is. Now sanga umuntu umugabo yashyize igihe umukobwa yasize igitsina cye mu kanwa k'umukobwa ari yaramusisa kandi muri kuganira turi kuganira ku bintu. Genda urebe uyu nguyu n'uyu telefone cyangwa se mereza telefone yanjye aho ngaho ukayimuhereza akamutelefona we bamuhereza cyo isigeze kuri twarashize ubyumvise uko bivuga gutyo wagira ngo ndakabye. Ibintu bikeze kure ikiza cy'abanyarwanda yego abikora mu ibanga rikomeye cyane bakora icyo bita kwitsimba ariko ni kuzimu. These people are crazy. Ibyo bintu by'ubusambanyi binajyana n'ubusinzi. Of course wigeze ubushize kuvuga ku kintu cy'ubusinzi nacyo abantu bahira bavuga tuzadukorere ku muryango. Ababyeyi bazi ko abana babo basinze batazi n'ubwoko bw'inzoga zisigaye zinyobwa. Abana barasinze muri muranagerageza kubakontorora barasinze like ntabwo byeri imwe ebyiri zishobora kumugezayo. It can't. Ni ikesi no kugira ngo umwe tuno tubyeri dusanzwe twa tundi twa Amstel twa tundi twa green twitwa twa Heineken hari n'izindi zaho zari za Bralirwa za Dange za Mitsingi oya zo bamamazaga ngo mark of a man za Turbo Tabo Turbo bodi ni imodoka Turbo imodoka ifite turbo ni ukuvuga ibifata umwuka wo hanze yongera moteri imbaraga uburyo moteri igena inshuro 5 kurenza izo yagenewe. Hano umuntu wanyweye turbo nawe ibaza umuntu wanyweye turbo ubwo bwonko baba buri bukikubega bwa mbere mbona turbo batujyanye mu ruganda nk'abanyamakuru Bralirwa igiye kutwereka turbo izo gasohoye. Abanyamakuru twatembereye uruganda Bralirwa ikora akantu pay tugaragariza amafaranga bashoyemo batubwira ko ari inzoga ya Dange. Ahaza kuvuga nituvanga muri uruganda turanyuraho aho twateguye aga cocktail tunaberekeye turbo musomeho mutwumvire. Abanyamakuru benshi baje badashobora kugenda like they can't stand. These people were drinking, they couldn't. Ntabwo bashoboraga guhagarara. Yaba kamera yawe yari body sensitive nari guhagarara na igahagarara. They can't stand. No kuva mu modoka kugira ngo bajye wabo. Byasabaga bazima kubaterura. Ibaze inzoga yitwa turbo. Naje nyuma y'amezi 6 naje kujya gukorera Igisenyi. Umugabo yakoraga muri banki ari jera wa banki imwe Igisenyi. Aragenda arayinywera kuri Auberge.
aparika imodoka atashye yibagiwe yuko n'imodoka yihasize ataha n'amaguru araryama abyuka the next day abaza mu rugo ko nta modoka basanga nta modoka ihari umugabo ati bayibye ahamagara ku kazi iwabo bati nta modoka ihari ahamagara polisi bw'imodoka bayibye basanga iparitse kuri auberge. That is the drink your daughter and your son is taking. Akibaza inzoga yitwa turu. Ikibazo nyine nibaza ababyeyi buriya buyoga bw'ifuro ntabwo bukibafasha barabanze bakikubita icyuma. Izo bita icyuma bwa buyoga bwa rakeji ni nyinshi za zindi bajya bamamaza nizihe hari izindi zitwa Rwanda waragi izitwa ibyuma ni byinshi cyane hariho iyo bita byo numvise barayifunguye iba yitwa no breeze yes no breeze ushyiraho ugahumuriza it's warage kasese warage pure warage neza hari niyo bajya kuvomeka yonza ku ruganda bagenda mu kajerekani bakagusukiramo kanyanga ariko yo mu ruganda yemewe na RBC niba RBC now urubyiruko muvuga munyweresi banyweresi barasinze kera even the time mukoresha mu bahereza zo kujya mu kabari babona umwanya wo kujya kurangura bakazigwera mu apartment no mu bipango bikingira muri za house party ikindi urumogi rwuzuye mu Rwanda urumogi kandi ibintu byo kuvuga ngo babana b'urubyiruko ngo basutse dread ngo bomye iminwa ngo nibo barunywa no abakire bari muri Kigali birirwa banyoye urumogi ugasanga imodoka ya V8 iparitse mu tuzu turaho ukagira ngo ariho ari mu bapfumu yagiye kunywa urumogi yagiye gucoma hari n'abantu b'abasirimu mubona hano muri Kigali mbizi neza kuba nk'urumogi nese ko urumogi ruri mu byaha kurucuruza bihanwa cyane none se rwinjizwa nande ni ikibazo wavuga y'inzuki ubukiri bwareba umuryango gerageza kumbaza tuvuze ibyawo bwacya bukira ariko mu muryango aho duturuka ariko ikibazo kiri ahangaha ari iki buri muntu wese unkurikira simvuga yuko ibyo mukora ari byo zibakira yiteka ariko pause fata akanya gatoya unasindutse uvuye mu kinya izo nzoga ziriho zirakugeza kuki ese ejo hawe hazaza hari hehe ese umuryango uburyo bwiza bwo kurera bugezweho ni uburyo bwo kuba inshuti n'umwana wawe noneho ya miryango uzi ngo uri strict ku bana iriho irarera abana baba wa very super bazi kubeshya ababyeyi babo bya bindi bavugaga ngo uriya muryango ngo barakanira ku mwana nasohoka mu gipangu bariya barera abanyabinyoma beza cyane ako umwana aramubeshya ngo yisiga urusenda akavuga ko agiye kwa muganga ari kubira ibyuya agahita aca muri club cyane tujye mu bahungu rore mbere yuko njya muri abyo byose ufashe combination y'urumogi ubutinganyi imvugo ubutinganyi simvuga ubw'abagabo gusa barongorana ku cyubu kandi hari abasore beza bo muri Kigali ureba ukavuga uti uyu musore ni mwiza pe n'abakobwa kumva barabivuga ariko bakurikirana ugasanga arongorana mu kibuno he is not even interested in girls combination y'urumogi ubutinganyi n'abakobwa nabo bari mu butinganyi bwabo haje na za vibrators hari umutipe uzizana vibrators ni utunuza bakoresha mu bitsina by'abagore tukabarongora igihe cya covid
umutipe yari yarazanye dukeya igihe cya lockdown umutipe byatumye agura ama etage twarashiraga akajya kugura niho vibrators zabonye amafaranga menshi abazigurisha ziri muri Kigali ziragurishwa combination y'urumogi ubutinganyi ubusinzi ubusambanyi bwo bwahozeho kuva kera nuko ubwo busigaye bukorerwa ku mugaragaro ubwomanzi na gusanga urubyiruko from tuvuge nk'uyu munsi ugasanga nijoro ni hari today is Monday, right? Yes. Last night was Sunday. Now the entire Sunday barangiye batashye saa 8 sibyo ugasanga ukabona amasaha nibwo babyuka babyutse biriwe mu kinyi barabyutse barakarabye they are going out. Amafaranga bajyana se bayahabwa n'ababyeyi kandi nakubwiye ko ari n'ubucuruzi bakora ababyeyi badashaka kumva n'ababyeyi badashaka kumva za technology bakoresha uza abasore bo muri Kigali bamaze kumenya IT babaye abasikama kurenza abanigeria harabo MTN yigeze kugivuga ngo nibaguhamagara bakubwira ko abakozi ba MTN nibo babikora the scammers kandi basikaminga yiyita John Scott akagusikaminga kubwira ko agiye kugukoresha visa n'ibiki byose umutipe yicariye mu gatenga ukamuhereza $5,000 by'idolari hita bikoco niyo ngiyo ni account akayide activating n'ayo mafaranga bakorera mu ubwo buryo bananywera ikindi ubundi se abantu bari mu biyobyabwenge hari ikintu urimo hari ubwo mbaza nkagira ngo ugasanga aho utakurikiye ibiyobyabwenge bifatanye n'ubusinzi bufatanye n'ubwomanzi bufatanye n'ubutinganyi kwanza mu butinganyi niba ari amafaranga menshi ukujya mu butinganyi uyo bakore Chris mu butinganyi niba uri n'umuhanzi kugira ngo umuhanzi wa top no kubijyamo ubijyamo niba uri umukiriya wa filime y'ubigiyemo uramamara urakomera bagira solidarite rero mu butinganyi uburyo harimo amafaranga menshi ntibaturuka n'amafaranga y'ubwo businzi n'ubwo bwomanzi n'ibyo biyobyabwenge ubona hasa nkaho hari gahunda iri ku isi yo kurangiza abantu bakazapfa ari ibisenzegere barataye ubwenge umubiri waracitse intege n'umubiri mbese barabaye zombi nka zombi zimwe zo muri filime bako muganda uzarebe nk'ibiganiro biba kuri YouTube by'abatinganye ntabwo basa nk'abantu basanzwe ubona hari ukuntu mu isura babaye nka zombi bataza kugira ngo burumva bagira solidarite ngo iyo bishyizemo ngo ubwo ngubwo ngo urwana nabo uri haduyi baragukomanyiriza n'ibihugu by'abazungu nibaguhe visa barakwatakinga cyane iki ariko jewe I don't care where you put your dick it's your problem uko mukora imibonano mpuzabitsina byanyu birabareba ariko bibagiraho ingaruka abagabo babyitangiye benshi barongorwa usanga baratobotse bambara pampa ariko amafaranga bafite ararenze urumva ntacyo bamaze ufite kamera na microphone wazambabariye ukajya indera 70% y'abarwayi bari indera Karayesi ni abakobwa n'abahungu harimo ibiyobyabwenge byinshi niho uzabonera ikibazo gihari bya bindi wumva leta ivuga ngo duhagurukire kurwanya indwara zo mu buzima bwo mu mutwe ibiki byinshi byariyongereye kugera Karayesi you will talk to me baracanze babyita gucanga
byarivanze. Noneho iki gihugu kirimo kwiyubaka, kirimo kujya mu iterambere, turimo kubona iki, urumva perezida ubutegetsi bwa FPR ikintu bwakoze bwasirimuye abanyarwanda. Yego. Uburyo yumva kujya Dubai ni nko kujya Nyabugogo cyangwa Igisenyi. Umuturage wese arabona passport, ufite uko agenda umwohereje akantu arakabona. Bya bindi by'abantu boherezaga ngo abantu baturutse i Burayi ngo bakoreza amafaranga ujye kuri Western Union, ntabwo bikibaho. Ayakohereza ajya straight forward kuri yo momo, ugasanga amafaranga ise umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore, umukobwa wawe afite kuri momo, nayo ufite no kuri account kuri bank. Ni ikibazo gikomeye. Noneho kugenda kuko ufite passport akanyaruka n'indege naka kwa mwanya, akirukana na sheri we Dubai saa 10:30 akaba yageze i Kigali. Urabyumva utaho ngaho. Naho ikibazo cyane hari niki? Yego. Hagati y'ibyo byose ubundi umubyeyi yakagombye gukora iki? Twe kuvuga ibibazo byabaye kwasi, umubyeyi yakwiye gukora iki? Umubyeyi rero w'iki gihe, w'iki kinyejana turimo wo mu 2024 akora iki? Be a friend of your sons and daughters, give them time, kandi wibereka yuko barenze, bamenye, bafatira umwanya. Ndabizi biragoye, akazi kaba ko gusaba igihe, umutware wawe agusaba akazi umwanya, umugabo nawe boss waba muri nabi, imyenda ya bank yarafashe overdraft, ubuzima i Kigali burahenze, abarimwe kurwara kubona umwanya we ni umwanya mutoya, abarimwe gahiga ya minervare yabo bana. Ariko still nutababonera umwanya, ibingi byo kuvuga ngo sex, ngo abakobwa bacu ngo byaje mukora sex ngo mumaze kugeza imyaka 18. Umukobwa w'imyaka 15 aba expert wo mu Rwanda, aba expert kurenza. Cyari umutipe nagiye kureba, twari turi ahantu muri apartment, nagiye kumureba, tugomba kuganira, yanumyeho nze yangurira inkoko n'ikawa baranzanira. Ibyo byose babizanaga aho twicaye kuri apartment, abikora kuri telefone, byose bimugeraho. Yego. Arangije yanyereka girlfriend we, ariko kandi umuntu namuri mukobwa namurenga abana, she's a minor. Nk'umunyamategeko rero inzogera iri mu mutwe ihita ivuga. That is 25 years. That cyangwa 20. Mwana niki? Yusu ndambaza se bro. Umukobwa wa girlfriend akombana re minor. Mukobwa aba yaritaye mu gutwi. Kuri kumva uyu musazara. Ngusinzi by'abaconze. Ngo uyu mutipe ubona dufitanye intambara. Umusore ati twashwanyerega haba yikize. Ngo si muhagisha. 15. Baza umukobwa, how old are you? Ngo I'm 15. Nani rangamuntu afite? So uwo muntu wajimaka ngo dukora imaka niba agomba gufata contraceptives, agomba gufata ibinini cyangwa urubyaro bigabanya urubyaro cyangwa bituma adasama. Icyo kiganiro ntabwo cyakagombye kuba gihari. Nta makazi. Naho ngaho nuruca abana impaka ziri. Urumva jewe n'iki kiganiro kugikora biriho biranera isoni, kuvuga ibirimo kuba mbona numva ndeba ndafite n'isoni zo kubivuga, ariko bo barabikora ku karubanda kumunwa. Every world irabireba, buri munyarwanda wese arayibona, ariko bafite uburyarya nk'aho batabibona. Se urambaza iby'umuryango, umuryango n'ububona umuryango ugifite ubusobanuro. Ngira ngo numve koko mubona nawe ari kubona cya ibintu byarivanze. Kugira dusoze rero, kadusoreze ku babyeyi. Ababyeyi inshuti y'abana bawe, ababyeyi nabo biyenforme, bamenye iki hanze ahanga uko hameze, babona umwanya. Ariko n'ababyeyi batari shyashya bagusha abana b'abandi mu bintu.
ese umubyeyi we ujya kurongora utwana tw'udukobwa tw'utwangavu kuki yumva ko we bamubabarira abandi arigashya nukuvuga ngo kirya abandi bajya kukirya kikirakaza kare kikishaririza kare it's high time niba mvuga ngo tubatizwe niba navuga ngo cyemba mbona bikenewe ko abanyarwanda bose tubaza tukabafunga ikibazo ninde uzabafunga umucungagereza azavaye nawe azaba ari muri abo bafunze turese twakora iki ariko ibintu byararenze urugero gusa icyaba twumvikane basi twumvikane inama wayumvise twumvikane kandi twumvikane dore ku bwana w'imyaka 10 kugera ku musaza w'imyaka 90 basi twicare twumvikane inzira dushaka gufata ni iyi umuryango dushaka kubakana uwuhe twumvikane basi umwe base tugira aho duhuriza ariko nabwo twakomeza gutya ngo tuvuge ngo dufite igihugu ntabwo bishoboka muga kamushimire ikiganiro tuzongera tushaka umwanya tukigaruka ko ni kirekire kuko ubu urumva nangiriye mu bibazo basi byibuze guhaye ishusho rusange yego noneho tuzatangira kujya muri case park byibuze kugira ngo tugende tubireba mbese kubera iki ubona usigaye ubona every Saturday haba ari ubukwe ariko Uganda abona nubwo bakirongora Saturday no misi mibyisi no mu Rwanda nabibonye byatangiye ariko every Saturday haba ari ubukwe ubu the Ben nafite igitaramo Kampala uraza kureba abana b'abanyarwanda bari kandi bariyo n'abamineri yego base baraba n'amakuru bafite bumvaga umukobwa yagiye gusura tante nawe abeshya umuhungu we umusaza we yuko umukobwa hari kandi umukobwa ari Kampala umuhungu ari ndagushimiye Mugabe Robert ndagushimiye cyane reka nshimira abari badukurikiye aho muherereye mu miryango yanyu mwese abana badukurikiye papa badukurikiye abamama badukurikiye mwese mbashimire ubwo mbifuriza kugira umuryango mwiza hari igihe bwubahane basi bwubahane ubwo dushimira abakunzi bacu bamuherereye hose mbere yuko bashimira akantu kanyuma basi bambabarire be gukora ibintu bitangaje bicare nk'umuryango babwizanye ukuri bakure truth or dare okay basi ntabwo ari truth or dare bavuge bati dufashe umugoroba wo kubwizanya ukuri yego je diba umwe mu rugero mbwabwira undi dibade n'udukobwa nubwo madamu ubona ndahaga madamu nababwira ati nipfuburiza Nyamirambo umusista nababwira ati head counts ngeje abagabo 15 kuva natagira ubusambanyi umuhungu aratubwira ati maze kunywa byibuze mugo ariko basi babwizanye niba mara kubwizanya ukuri bafite umwanzuro dore bafata ubwazo wo guhinduka omwe murakoze murakara murakoze cyane abari badukurikiye murakoze cyane.